igice kimwe ndi isugi ikindi ntabwo ndi isugi. Porono Pamela wayikina? Nayikina cyane, ndi indaya kamera. Kuvuga ngo burayi nujya gushaka umugabo uzasezera? Njye njya gushaka umugabo kandi nta gahunda mfite vuba, ntabwo mbizi niba nzanamushaka, kuko biba byiza niba ushatse umugore wamaze gukora research ukareba nimba bimeze neza, nimba nta n'amataye ye yambaye cyangwa nimba nta kibuno yambaye. Nizere ko gahunda zimeze neza kandi nizere ko ubuzima bwanyu bugiye bumeze neza mu mpande zigiye zitandukanye z'isi. Reka ngusuze uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Aziya, Oceania, Afrika, East Africa, hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu bihugu bigiye bitandukanye. Nk'ibisanzwe iyi ni yawe TV, ngewe ndi Emi Nyawe 2020 ku Instagram yanjye ni kuzasanga nitwa, ndetse no mu buzima busanzwe nuko abanyarwanda bazabanyita ndetse n'izindi nshuti zanjye muri rusange. Deni nimba ufite gahunda yo kwamamaza ibikorwa byawe bizane ndabikora kandi isaha imwe, isaha ebyiri, isaha eshatu, ubundi abanyarwanda babashe kumenya ibikorwa ukora. Hamagara kuri 0783222277, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. Uyu ni Emi Nyawe, iyi ni yawe TV. Nimba utarakanda subscribe nyowo kabyara wenda gira ngo unyare kuyikoreho ndetse ukane no kukazogira kugira ngo ujye ubasha kubona ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Yes, ndi kumwe n'umukobwa mwiza yitwa Pamela. Mwagiye mumubona mu biganiro bigiye bitandukanye ku macana agiye atandukanye, mwagiye mwumva byinshi. Ntago akunda abahungu barya bango, nta nubwo wakunda bango. Mwamubonye n'umukobwa wagaragaye avuga yuko aryamanye na Vava, ibyo nabyo ndabigarukaho kandi ndabivuze. Navuze ko nazagaruka mu byo batinganya, ariko kuba turi kumwe nk'umukobwa waryamanye na Vava ndagira ngo se araza kutubwira nimba ari byo cyangwa atari byo. Turaganira ku buzima bwe bwa buri munsi ndetse n'ibyo akora. Ni umukinnyi wa filime muri filime zigiye zitandukanye. Turaza kuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Pame, assalamu alaikum wa barakatuh. Umeze neza? Meze neza. Uwiteka arakurinze? Arandinze cyane. Nshwe mama. Magaze bwuma. Uhagaze bwuma? Iyi ni bisanzwe. Pamela, umukobwa mwiza wambaye neza rwose. Urareba ku kirenge urasanga yambaye agakweto keza gatukura, uragera ku mutwe urasanga agasatsi yakabinditse rwose nkaho yakoresheje urujyo, urajya ku maso urasanga amaso yasa n'umutuku, arasa n'ibitare. Mwoka byaramwe. Pame, Ngo bimeze gute? uri umutinganyi? Ndi umutinganyi. Neze ndi umutinganyi binyanditseho. Wabaye wese? Cyane. Wabaye umutinganyi? None se biterwa rega naho umuntu ashakira ibyishimo. Ese Vava mwararyamanye cyangwa ntimwaryamanye? Kari agatwiko? Ntabwo kari agatwiko, kuko twamenyanye kera. Yes, reka ibyo tubyihorere nere no kubyinjiramo cyane. Ati ntago ukunda abasore barya bango? Cyane. Kubera iki? Barahari se? Barahari. Barya bango? Barya bango. Ukunda iki? Nkunda iki? Ubushize nakubwiye ko ngiye nkunda ugira ukoresha agashashi kuko biba byiza. Ukunda umusore ukoresha agashashi? None se uwo musore ukoresha agashashi atandukanye n'udakoresha agashashi? Biratandukanye cyane. Wowe ni ukuvuga ngo bombuyirira mu ishashi paka irangi cyane kuko nibyo binshimisha. Ibikuryohera ni nyine ni mu ishashi. Ni mu ishashi. Muri umubyeyi? Ndi umubyeyi kuko mfite umwana. Ufite umwana w'imyaka ingahe? Mfite umwana w'imyaka 2 n'igice, azuza 3 ejo bundi mu kwa gatandatu. Wabyaye ufite imyaka ingahe mu gihe kingana gute? Nabyaye mfite imyaka 18. Ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Mfite 21. Kuba warabyaye ufite imyaka 18 ni izihe ngaruka ubu byakugizeho? Nta ngaruka byangizeho kuko meze neza, byatumye no mu mutwe wanjye hafunguka. Ubundi wari ufunze? Hari hafunze, narajijuka ko urumva naryaga iwacu ndyama ku buriri nishyurirwa minerivare, nishyurirwa burakira kitu cyose, ahubwo ubu ndabyimenyera nyine mu mutwe harajijutse, menya ngo babibonaga byabavunnye kandi kuko nanjye mbibona byamvunnye.
iyo umukobwa abyaye cyangwa bamuteye inda akajya kujugunya umwana wowe ubyumva ute? uwo nguwo nyine ntago nabimushimira. Icyiza ni uko nyine yakwihanganira ibyo byose byabaye, nimba yarayitwaye nyine akayibyara, iyo kuyivanamo ntayibyare nyine. Rero umwana we buryo niyo ufite umwana Imana iguha imigisha, ukazajya ubona niyo sahane yo kumugaburira ya buri gihe, cyangwa ayo mata, cyangwa icyo kumwambika. Kuko uzarebe ntabwo uzabyanga ubura icyo kwambika umwana, cyangwa ikigoma cyo kumuhekamo, cyangwa ngo ubure ibyo kurya. Ni ukuvuga ngo ku muntu ubyara umwana wenda akaba yamujugunya we noneho yamaze kumubyara, uwumujugunya nyine aba afite mu mutwe ntazi uburyo hameze, ubanza yaba hacuramye isugi yanjye mu bwonko cyane. uri isugi mu bwonko? Igice kimwe ndi isugi, ikindi ntabwo ndi isugi. Ni ikihe gice uri isugi? Nyine urabona uburyo kofe yanjye imeze, urabona hamwe uruhande rumwe rurogoshe, nogoshe rihana, urundi ruhande ruruha umusatsi. Ubwo rero nyine niyo mpamvu nakubwira ngo uruhande rumwe ndi isugi, urundi sindi isugi. Harahiye ni ibisanzwe, hahora hasi, hahora hashya. Pamela ati njyewe abahungu baransaba ngo turyamane, Pame, ufite iki gituma abahungu bagusaba ngo muryamane? nta na kimwe, ndetse ko nta miti nkoresha, nabibwirwa n'iki. Nyine barandeba bakabona nabyara umwana mwiza, kandi kuko ntabwo njya mbyara abana babi. Ubyara ibyuma? Mbyara ibyuma uko nsa nyine, nabo niko baza basa. Noneho yaba nyine ari umugabo mwiza, ubwo urumva nawe nyine mwabyana umwana w'icyuki. Ukina uri indaya? Nyina ndi indaya, ntabwo nyina ndi indaya. Muri filime ukina uri indaya? Biriya ntabwo ari uburaya. Ni ibiki? Ni ibintu bisanzwe. Uri indaya muri filime? Ndi indaya ya kamera. Uri indaya ya kamera? Uri indaya y'abagabo? Reka reka. Kuki uri indaya ya kamera? Kuko ari iy'imembo, ari nayo imbeshejeho. Pame, uvuze ngo iki? Kuko kamera ari iy'imembo, ari nayo imbeshejeho. Bivuze ngo ngiye wowe Pamela uri indaya ya kamera cyane. Ngese nka biki? Uri indaya y'umugabo nyine ya mikoro. Base byo ubwo uri indaya ya kamera, kubera yuko uri indaya ya kamera ukaba n'indaya ya mikoro n'indaya y'umunwa wawe. Pamela kanifubika yaranakonje. Haranakonje. Yes, Pamela, iyo uvuze ngo uri indaya ya mikoro nakuri indaya ya kamera, wumva ko abantu muri societe bari bugufate gute uvuze kuri indaya ya mikoro? Ase ganumva biri kukujabuka bimeze gute? Nyine ababyumva uko babishaka. Ubishaka byumva yuko njye imbere ya kamera ngakina biriya kuko nyene amafaranga kugira ngo mbeho. Ubishaka byumve ko nabivugiye ukuri cyangwa abifate uko abyumva. Njye ntacyo byaminduraho. Ko bavuga nk'abakobwa mukina filime bo mu Rwanda muri indaya. Muri indaya ntimuri indaya? Ntago turi indaya. Ntago mbizi, buri muntu wese abindaya ku giti cye, uko sinanabimenya nimba ari indaya cyangwa nimba batari indaya. Ku giti cyanjye sindi indaya, ariko uko abandi bahagaze ntago mbizi nimba ari indaya cyangwa nimba atari indaya. Iyo bavuze indaya bumva bashatse kuvuga iki? Indaya mba numva bashatse kuvuga wa muntu uryamana na buri mugabo wese uhise. Nese sibyo? Nese Pame, abantu bose mwaryamanye bari abagabo bawe? Bari abagabo banjye, ntabwo bari abagabo banjye, bari sheri wanjye. Numva niba ufite boyfriend kuryamana si ikibazo, kuko mukundana ngo mukemurirane ibibazo. Ushima aho ndatagera nyine nasemo ubu nimba wenda afite inzara, njye nta nzara mfite, kandi afite ashaka kunshimira, njye nari kwashima neza ko nta nzara mfite. Urumva biratandukanye. Ni ukuvuga ngo wowe ushyigikiye abavuga ngo niba ukundana n'umuhungu muryamane nta kibazo? Nyine numva uri tayari ko muryamana ku giti cyawe muzaryamane, numva bitakurimo so uzabireke,
ntabwo ariyo nyigisho ndi gutanga njyewe. Urumva kuryamana n'umuhungu mutarashakana nta gasuzuguro byavamo cyangwa bigatuma umuhungu aguca amazi? Ndumva agukunda nawe mukunda nagasuzuguro kaba karimo. Kuko biba byiza niba ushatse umugore wamaze gukora research ukareba nimba bimeze neza, nimba nta n'amataye yambaye cyangwa nimba nta kibuno yambaye. Urashishikariza abasore babanze batestinge? Babanze batestinge bumve ngo ibiryo ngiye gutereka mu rugo cyangwa za ndabyo zanjye mvuye gusarura se zimeze neza, nizizuma cyangwa zizaguma zitose. Uraseka no sibyo? Nk'umuntu buriya washatse yabanje kuba yakumva nyine kuri waki n'iki uburyo bimeze, atwara umugore we nyine azi ngo bimeze gutya. Ariko nyine yatabyumvishe, nta mugeni ugeze kumva umujama washatse umugore amara gushaka baby abona ifite amataye ifite n'inyo, yagera agasanga za nyo nazo ziriho n'ibya bindi bambara, ni ya mataye yambaye. Ubwo nyine urumva yaba yarasuzumye mbere ntabwo yari gusanga ayo mataye, ari kumenya ko agifite kirida nyine ari za sayizi. Ni ukuvuga ngo abahungu banyarwanda, niba ushaka gushaka umugore ukumva ko ari gahunda, Pamela aravuga ngo banza usuzume nimba wa muntu ari tayari, nimba atari tayari. Uramutse ushatse umugabo ugasanga gahunda ntayo, Pame wabigenza gute? Ngasanga gahunda nayo nyene ubwo njye namwirukana cyangwa njye nkigendera. Nese ubwo nabanje kumara iki kirakari cyo kiba kiduhuje. Igiki kumfasha icyo natakwifasha. None se sibyo urarenza iki? Ni ukuvuga ngo test medical igomba ibeho. Igomba ibeho kuko biba byiza. Urabona abakobwa b'ikigihe basigaye bongeresha ibibuno cyangwa bagatezaho ibibuno cyangwa bakambara nyine biriya bibazanisha inyo, wowe nyine ugashaka ukurikije imiterere. Ariko ubwo nabwo ntabwo uba umukunze, uba ukurikiye ya mataye. Kuko mugejeje mu rugo ugasanga za taye waje ukurikiye, numva n'ubundi ubwo ntabwo uba waramukundaga, uba warakundaga cya kibuno cye. Ni ukuvuga yuko ako se ikibuno kibaho kigurwa? Kibaho, ntacyo nari nagura ariko nzi ko kibaho. Inzara ziragurwa? Nazo ziragurwa byose, nta na kimwe kitagurwa. N'ingoyi ziragurwa na make-up ziragurwa. Ako se dukurikije uko uhagaze urabona uhagaze agaciro k'amafaranga ngahe Pame? Sha uri kubireba cyangwa uzi ikifungo nawe arabona drip guhera hasi kuzamura, bakabona amafaranga magaze. Nuko njye nubwo twabisimbutse ati abahungu barantereta bagasaba ko dukoreraho, ati abahungu bajya bansaba ngo turyamane bandongoreraho nta kibazo. Ese Pame, umukobwa uryamana n'umuhungu akoreyeho ubumva umukobwa ameze ati? Akoreyeho rega biterwa, mwaravuye nko kwipimisha naribi cyangwa yarakwemereye uko yenda kugushaka akanagushaka byaba ari byiza. Ariko noneho umuntu nimwipimishije ari gushaka ukurira aho ngaho, ubwo si byo ni ibiki? Muba mwizeranye gute se? Niyo mpamvu mubwi, kuko hari n'inshuti zanjye ziza zikambwira ngo wenda ngo ndi kumwe n'ikigabo kinereta, ngo urone ngo kirashaka gukundira aho ngaho, ngo nemeye. Wemeye gute se kandi atari sheri wawe mutaragiye no kwipimisha ngo muroko muhagaze? Ntago nyine aba ari byo tu. Ntago ari byo. Hari uherutse kuvuga ati Kigali wisheye cyangwa ngo abakobwa ngo musheyaringane. Nibyo mbere yuko abakobwa nibyo mbere yuko ujya gushaka umugabo ubanza gukora icyo bita gusheyaringa hagati y'inshuti zawe. Nyine nabyo biba byiza nyine uba uri kuzisezeraho. Nose ubugiye mu rugo ntabwo uba uzongera guhura na za nshuti zawe ngo mwinyesebure muvugane kuri gahunda nyine.
ubwo rero iyo uzi ubwenge uragenda ukazisezera kugira ngo ejo utazazikumbura uzagumane n'uwo washakanye nawe ubashe kuba rero wamenyera utajya gushaka abandi. ni ukuvuga ngo nawe nujya gushaka umugabo uzasezera? njyewe njya gushaka umugabo kandi nta gahunda mfite vuba, ntabwo mbizi niba nzanamushaka. ubu umva nta mugabo uzashaka? ntabwo biri aha hafi, njye nzabanza nirire isi nayo wenda izanjya one day, ariko izanjya narabanje kuyirya nanjye. warayiriye warayinyunyuje cyane oya ntabwo nzayinyunyuza kuko isi ntiwayirya ngo uyirangize. urabanza nyine ukayiryaho gakeya, yakurya nyine nawe se kitakurebera izuba. uba wumva kurya isi ari gute? kurya isi ni ukubaho wishimye nta stress n'imwe ugira. stress nyine ntizabura, ariko kubaho wishimye biba byiza. ufite duke twawe ukaturya neza mu mahoro, ukarya ukaryama, wagize Imana yagushoboje, wabonye aho kwishyura inzu, ntawe uzaza ngo aguhagarare hejuru. mbese nta muntu n'umwe mwanduranya nawe, wiberaho ubuzima bwawe wumva ushatse, utagendera ku bantu ngo bazavuga se nibambona nambaye urukweto rurerure cyangwa nibambona nisize make-up bazamvuga. nicyo bita kurya isi. uzisiga izo make-up, inzara umadike, wambara icyifungo ukeneye, abavuga bavuge, wowe wikomereze gahunda. abavuga bavuga. yes, ndi kumwe na Pamela. rero murabizi, jya kuri Menya Nibi TV kandi subscribe, ubundi gahunda zibashe kugenda neza. urebe filime y'abanyarwanda baba hanze, iri muri translation y'ururimi rw'igifaransa, bavuga mu kinyarwanda, ubundi ubuzima bubashe kumera neza. ndacyari kumwe na Pamela. Pame, ukurikije ibyo wakoze mu isi, wumva mu ijuru uzaba ahantu hameze gute? mu ijuru ntabwo mbizi niba nzajya mu ijuru cyangwa ikuzimu. nese ko naracirwa urubanza ngo menye aho nzajya. nyine wowe ukurikije ubona ibyo ukora ari ibi? nyine ngewe aho nzajya hose nzi ko nzaba ndi ahantu heza cyangwa habi, ntawamenya ko ntabwo mbizi. nzabimenya ngezeyo. nta nubwo urabirota? reka sinzanabirote, ntabwo mbishaka, kuko ntabwo byatuma nirira ubuzima bwanjye nk'uko nshaka kuburya neza nitonze pole. utwo dufaranga duke twanjye navuriye gushutingira, cyangwa kamera yamembye, cyangwa YouTube yamembye, cyangwa umubosi wanjye yamembye, nanirwe kuturya neza. no urumva nyine mbirose byajya bituma naturya neza nishimye. ahubwo ko narabirota, ubwo nyine nzabimenya ngeze kuzimu cyangwa ngeze mu ijuru, ntawamenya. wamenya, uzabimenya wageze mu ijuru. indaya zibaho? indaya zibaho? ntabwo njye nizera ko indaya zibaho. umuntu aba indaya bitewe nawe n'ibyo yaciyemo, nubwo baba bavuga ngo ni indaya, ariko akenshi usanga bifite aho bituruka. ndagira ngo tubwire, wambwiye ko wabyaye ufite imyaka 18, uterwa inda, wabibwiye ababyeyi? niwe wabibwiye ababyeyi? byagenze gute? ntabwo nabibwiye ababyeyi, ko njye ntabwo nari nzi ibyo aribyo. nabonaga inda igenda yiyongera, nazi ku buryo bimeze, numva mfite ibitotsi byinshi, isereri. nyuma baza kunjyana kwa muganga, basanga ndatwite. basanze ntwite ntabwo babyakira neza, kandi yari umwuzukuru wabo. ngo banambaze ngo ninde wagutenda ajya kumutwereka. bakoze iki? baranyirukanye nk'uko nabikubwiye bushize. baranyirukanye, baranjugunya. ngiye kurega mu bayobozi, nta na kimwe bamfashije. ubu kugeza uyu munsi, kuva bakwirukana mu rugo, wari wafata nk'umwana ngo umujyane kumwereka mama cyangwa papa wawe? papa wanjye nawe mfite. papa wanjye yaba hari nari kumumwera, kandi yari kumwishimira, ntabwo yari kumwanga. ariko mama wanjye senyaka nimba bakeneye no kumureba, nyine ni ukubaza ngo ese umwana ameze ute, biraho nyine. ariko nyine rimwe na rimwe n'igihe nanamubona, nyine
nkabona sinzi ukuntu ameze iyo yamubona yambaye neza agashaka nko kumbwira ngo uwo mwenda ngo uberenga Ivani n'umwana wa mukuru wanjye. Ibyo nabyo birambabaza cyane nacyo muri kimwe gituma ngiye mbasha kuba nafungura mu mutwe wanjye mubwira ngo igihande kimwe ni isugi ikindi ntabwo ari isugi. Nibyo bibasha kumfungura mu mutwe bigatuma kuba nabasha kuba nakwikorera icyo nakora icyo ari cyo cyose kinyinjiriza kiba cyabasha kuba cyanyambika cyansigisha izo nzara zanjye abanzi banjye cyangwa abanyifuriza kubaho nabi bakabona mbayeho neza nta stress nimwe niteza bakabona n'umwana wanjye se neza yambara yoze narara no hanze cyangwa nawe uzambona ku muhanda bazambona neze ngiye mfashe akabike cyangwa niciye mu modoka yanjye ngiye igihe iri mu igaraje nzafata akamoto. Imodoka yawe iri mu igaraje? Ufite imodoka? Ndayifite. Nabyo waruze? Shuwa ugira imodoka? Nabyo waruze? Bana we Emi none uranungwe imodoka ndayifite. Ufite ubuhe bwoko? Nese urambaza ubwoko kubera icyo uzaza uyirebe gusa nzi ko ari jipe nziza nawe uyibonye wayishimira cyangwa no muri byakunuka bayikinishijemo bagiye kubona ndabatunguye babona ndaje ndi kuri jeje yanjye no mu modoka yanjye babona nyisohotsemo. Uri kuri jeje ni igiti? jeje ni za pantaro zambara abasitari ariko ntabwo zambara rwa rwego rwo hasi zivuye hasi zipasuye zifite pasura igera ahangaha. Ni jeje. Ubu wambaye iki? Ubu ngubu nambaye isarubeti. Yitwa ngo iki? Ntabwo wayimenya. Ni ukuvuga ibintu nambara biba bihenze kandi ntabwo byambarwa na buri muntu wese uri kavaga byambarwa n'abasitari. Nawe nk'icyamamare ngo n'umwana wawe cyamamare ni rasta ni rasta cyane. None se umwana nakura ari rasta nyina agakura ari rasta muramutse mukoze kuru nk'iyo kuririmba iyo kuru yanjye mwahita ngo iki? Twahita ngo iki? Tuzayishakira izina nyine icyo gihe. Nk'aka kantu ujya utekereza? Na kamwe njya nekereza kuko njye mba nekereza iby'ejo byanjye hazaza cyangwa aho umwana wanjye uburyo hazaba hameze. Ubumva nk'umwana wawe aramutse akuze ari nk'igiki yakora? Icyo ari cyo cyose cyamushimisha yambwira ngo akeneye kujya gukina filime yambwira ngo akeneye kujya kwiga kubyina yambwira ngo akeneye gukina komedi yambwira ngo akeneye kuba umukameramani yambwira ngo akeneye iki biramureba nyine nzamurekera amahitamo y'abari yakomeza. Ntabwo nzabuza umwana wanjye kuba yakora icyo yifuza gukora ngo mere nk'aba babyeyi nyine ngo ndashaka kujya mu myuga kandi umwana azi kwicurangira gitari nibyo ashaka ndashaka kuko ari ibi ngibi kandi nibyo ashaka sinshaka kujya kwiga ngeneye kujya muri ibi kandi umwana we yishimiye kwiga icyo azahitamo yumva umutima we wenda simbizi wenda icyo gihe nyine nimba nyiriho cyangwa nimba narapfa ariko igihe azakurira nyiriho njyewe nzamuha icyo azifuza gifite ubushobozi. Kereka icyo nzabona afite ubushobozi ariko nyifitiye ubushobozi icyo azansaba yifuza nicyo nzamuha. Iyo bavuze Slay Queen wumva iki? Slay Queen numva nyine ko wari wa mukobwa waba afite nk'indaya ariko ntabwo aba ari indaya. Wowe suri iki? Nta na kimwe ndi cyo hagati aho. Uri indaya uri Slay Queen? Nta na kimwe ndi cyo. Ndi umukobwa uraho usekeje. Ubaye baramutse bagwitishamo ngo kuba indaya na Slay Queen waba iki? Aho kugira ngo mbe indaya naba Slay Queen kuko indaya nazo ziratandukanye. Hari indaya yo hasi hari n'iyo ku rwego rwo hejuru. Slay Queen rero ni ya ndaya yo ku rwego rwo hejuru ntabwo ari ya ndaya yo hasi. Nahitamo kuba Slay rero. Ukaba indaya yo ku rwego rwo hejuru? None se abasireyi wagize ngo buriya sireyi ni ugupfa kuyibona ni ukuyumva ku izina nk'icyamamare ariko ntabwo kugira ngo uzajya kuyibona biba bigoye. Ni nk'uko nyine kwa kundi nk'umunyacyaro aba yifuza kuba yabona umuhanzi akumva ni ibintu birenze kwa kamubona ku ndirimbo gusa
ubwo rero indaya yo hasi yo wayibona ariko ya sireyi ibonwa na babandi bafite ayuzuye. nk'amafaranga menshi wigize gukora wakoreye amafaranga angahe? Nakoreye bigenza gute? Uri mu kazi? Ndi mu kazi. Makaye kazi? Akazi ariko koza kuza ukora? Akazi k'ubusereyi? Nakoreye amafaranga menshi. Amenshi nabo wenda narakoreyeho ni nka miliyoni 3. Ndi sireyi? Ntago mvuze ndi sireyi. Ndi mu kazi kuri kamera. Uri mu kazi? Ndi mu kazi. Pame, uwakubwira ngo ukine porono wayikina? Porono? Nayo nshobora kuba nayikina bitewe n'igihari. Porono wayikina? Nayikina ameze nabi se gute nayikina? Nayikina ariko ntago nayikina ngaragaza isura yanjye. Nayikina nambaye mask. Ugaragaza iki? Ubwo nyine nagaragaza iki gice cyanjye cyo hasi ariko sinagaragaza isura yanjye. Porono Pamela wayikina? Nayikina cyane. Ntose nkubeshye njye kubaho nabi kandi mfiteho nashakira amafaranga. Nayikina nese ubonye iki gice cyanjye cyo hasi hari ubwo waba ubonye isura yanjye. Wenda wajya kuvuga se nguriya wamvuga nyine umbona hasi ntiwamvuga warambonye isura yanjye. Bivuze ko porono bakubwira ati urayikina ugaragaza isura ntago wayikina? Ntago nayikina. Kubera iki kandi mu mutwe ugaragaza ko wakina filime ya porono? Nyine impamvu nayikina ntago naba nkeneye ko abantu bandeba isura yanjye ngo bajye bamvugavuga. Ako byibura bareba igice cyo hasi, ibice byo hasi biratandukanye. Ntago bajya kuvuga ngo uriya ngo ni Pamela. Ni Pamela se byaba bimwanditseho? None se nk'abahungu mwaryamanye babonye hasi yawe uko hameze, ntabwo ufite yuko bashobora kuba bagutaranga? Banaranga. Ewe yarambonye nanjye ndamubona, none se yambaye nyamumirije cyangwa nari mfutse ku maso? Nyine nimba asanze ibiryo biri ku isahane yabisanze biri ku isahane nanjye mbisanga biri ku isahane turahana. None se ubwo ngubwo yajya kunaranga gute? Yanaranga nanjye ariko nabamuzi uko twese nta n'umwe wari upfutse ibitambaro cyangwa wari uziritse. Ese buri ari ukuryamana n'umuhungu mu mwijima no kuryamana ku manywa ahantu habona wahitamo iki? Nje ntago twaryamana ahatabona ariko itara rigomba kuba ryaka. Niyo ureba iki si cyangwa ubwo akaruka igikorwa kiriho? Oya nje nkunda kubikora ndebana n'umuntu. Iyo urebana n'umuntu bigufasha ko wabona emotion cyangwa infection ukaba wabasha kumenya umuntu muri kumwe ukanamura no mu maso rega cyo ukajya ureba ntara yapfa uburyo birimo biragenda mu buryo je umupira muri kuwukina neza. Mu mwijima n'ahandi usanga penalite zinjiye arimo arareba indi kipe ikina ntari kureba ikipe ngo biri kugenda gute ugasanga igitego kirinjiye wahumye. Ariko iyo ugasanga barogeje ariko noneho iyo ukiniye mu kibuga wakanuye neza urimo urareba uburyo umupira urimo uragenda ure ucunga izamu ryawe ntago cyapfa kwinjira cyakwinjira gute se kandi uri maso? Uburi garidi cyane uburi garidi mwiza harahiye. Reka nisurize abantu bakunda kubikora agatara kaka, abantu bakunda kubikora nta mwijima uhari. Kubikora agatara kaka biba byiza. Babwira ati bakobwa nshuti zanjye mujye mubikora agatara kaka. Bakobwa b'inshuti zanjye cyangwa bakobwa muri kundeba mujye mubikora agatara kaka kuko biba byiza cyane. Ntago bapfa ntago kiriya gitego cyapfa kwinjira ari hande mujya kujugunya abana muri wese cyangwa ugasanga bamwe ngo bajya guswapisha bakuyemo amada yakwinjira gute se ureba nyine ukore ucunga ko n'agakingirizo katacitse. Ni ukuvuga ngo gahunda uburi garidi none ngambwira igitego cyinjiye wacyogeza gute? Wacyogeza gute? Hoya ibyo uzabimbaza ubutaha n'ibanga. Ati go cyinjiye cyane nari biwamfashije ubwo nyine biba byabaye. N'ubundi se kutakigarura wajya ukora n'ubundi hatabona? Ntago wakigarura ariko iyo habona none birafasha. Hatabona se gute? Nje mba nkeneye kukureba mu maso nese unyinze ikibaba ejo nkararana nawe twaraye mu mwijima
ukazinduka ugenda nanakubonye no mu maso neza akwishyura anyishyura se tuba turi gucuruzanya nta kunyishyura kuko njye ndyamana n'umuntu nishimiye nawe. ariko Pame kubera iki iyo umukobwa aryamanye n'umuhungu akamutera inda sibyo kuki wowe utavuga ati n'ubundi twabikoze turi babiri n'ubundi umwana namurera nta kibazo ukajya kubwira umuhungu ati ndashaka indezo? Rega biterwa n'ubushobozi ufite. Nanjye impamvu mwerera nuko mfite ubushobozi. Nta bushobozi mfite namuhiga hariho hose yaba yaragiye. Kereka agiye aho nazi wenda nazamubona. Ariko njye ntago najya kwangara njye nyine n'umwana kandi undi ari haragaramye afite amafaranga cyangwa afite akazi. Kandi tujya kubikora twabikoze twumvikanye twakundanye kuko burana indaya yitewe n'inda n'umugabo wamuguze yamuteye inda nabwo bajya kuryamana bishimanye ko ntabwo yajya guhaguruka itishimye nawe atishimye aba yishimiye we ikiguzi yaguze n'iki yasanze ku isanga ntiyajya guhaguruka atishimye nyine. None se ujya guhaguruka usize umugore mu rugo ukajya kugura umukobwa uramubona nyine ukamushima ko urabanza ukirobanuza. Ndetse uzajya kugura undi wo mu rwarwa ureba undi uri wo muri VIP uri karase. Ubwo nujya VIP uzaba ufite yo kwishyura unanamureba umwishimire. Ntabwo umubiri wawe uzajya kuba wakishima ari uko wowe utishimiye uwo mukobwa uzamubona ko nawe wamukunze. Cyangwa nawe kwishimira cyangwa kwishimira bitewe n'uburyo ki muri kuganiramo. Wakundanye n'abahungu bangahe? Nakubwiye ko kuva navuka maze gukundana n'abahungu 5. Undi noneho tuzakundana niwe uzanshyira mu rugo. Ubwo natanshyira mu rugo azananabireke. Ni ukuvuga mu bahungu 5 bose mwagiye muri South Africa? Oya ntago twagiye South Africa. Ni 2 gusa twagiye South Africa. Umwana yerinda undi birangira nandane ko twibutse bwa bwirinzi. Kuki wa mbere none utakoresheje ubwirinzi ukamanukiraho? Nakubwiye ko yari yamaye inzoga kandi wacu nabarukure ntago nari nzimenya kandi urumva nyine nari nyiri umwana yuri umwana ushutwana twinshi baza bagushukisha utuntu tw'udufaranga cyo bya bindi wanyu batabasha kuguha kandi wenda wanyu nabakire ariko nibaguha bya bindi byose ukeneye. Ndabaye gutera umujamari yaguhaye ibiceri bingana gute? Nta biceri yari yamaye ni inzoga gusa yanguriye turasangira nka sheri. Urabona nyine abana bakiri batoya baba bafite akantu k'agakungu k'abasheri arangije anerinda buryo. Ibirinjiye Ciduka nyine penalite yinjiye mbura uburyo nyine mbigenza nubwo nari nzi n'ibyari byo. Uravuga ati penalite sinyikuramo yagiye nyine. Neza nari kuba nyikuramo ibyo nari mbizi ngo nari nzi ngo gukuramo inda ngo ni ibiki kuko n'ubu ngubu sinanabigerageze kuko benshi numva ngo bapfuye ngo bishwe no kuvanamo inda ngo cyangwa iki. Niyo mpamvu rero njye natatinyuka kuba nanayivana. Ubwo nyine igihe nzayitwitira icyo ari cyo cyose nzayibyara. Ako njye ntago najya kuvana minda. Ako se bura nk'umukobwa ukuramo inda cyangwa abakobwa bakuramo nk'inda kandi babikoze bishimye bari buzi ko bari bunatwite ntibanakoreshe nako gakingirizo. Pame wababwira iki kuri wowe nkawe wareze umwana wawe? Nababwira ati iyo ufite umwana Imana ikuzanira isano yo kumugaburira buri gihe cyangwa akarindwi k'amata cyangwa niyo akarindwi kataza haza akatatu cyangwa hakaza akaritiro ariko umwana akabasha kuba yabaho akigira hejuru. Uko yigira hejuru n'ubundi ubona ibyo kumugabura ntabwo wabara cyangwa ibyo kumwambika. Uzabyo urebe ko uzabura uguha umwenda wo kwambara. Ndetse wari wajya kwa muganga ni benshi bajyana ari ikintu na kimwe bafite se nibirangira bambaye. Ababifite nyine barabagabira ubwo nyine abo n'Imana iba yabohereje. Rero kugira ngo bavane benda cyo bajya gutabana muri wese n'ubundi ibyo wabonye ukimubyara cyangwa uko wemeye kumusunika nyine uzi ko uzanabyirengera. Ese Pame ko wavuze ngo mama wawe yanze umwana wawe nk'umuhungu wawe aramutse akoze ubukwe watumira mama wawe mu bukwe bwe? Ku giti cyanjye ntago njye namutumira cyangwa kugira ngo umwereke ko byose bishoboka wa wundi yangaga bitandukanye ariko ntago namurenganya kuko n'ubundi njye ntago yankundaga nk'uko yakundaga mukuru wanjye. Niyo mpamvu hari no mu bakunda umwana wa mukuru wanjye akaba atakunda uwanjye.
kunsora ari mu mvura maze nk'icyumweru mbyaye. Yaransoye ndagenda nyagirwa n'uruhinja ndamwihorera. Ni mama wawe cyangwa ni mukaso? Ntago mbizi ibyo kuko ibyo nari kubibaza data, ariko data ntago abaho. Kuvuga ngo wowe na mama wawe ntimujya mwumvikana? Ntago twumvikana kuko njye naramurakariye kugeza na n'izi saha. Ese nta mbabazi wamuha? Nazo nama niyo yaza akambakambisha amavi yenda guturika. Kereka nyine ari byandi by'urwiyerurutso, ariko njye nazo namuha. Ese Pamela ko Imana idutoza gukunda nawe ukabyara we, ubu ntabwo wakwijijisha umubwira ati ndakubabariye? Nyine uko byaba ari by'ururutso, ariko ku mutima ntabwo yavana icyo gikomere yanteye. Ubu ubona biterwa n'iki cyangwa niwe wigize akarara? Ntabwo ari njye wigize ikirara, kuko burya nese ubwo nimba umubyeyi agufata nabi kuva ukiri umwana ukarinda ukura akigufata nabi, n'uwo ubyaye ntamukunde kandi ari umwuzukuru we, ubwo si ubwo wavuga ko ari wowe wabaye ikirara, ari wamurumbiye? Kandi rega n'umwana ajya kukurumbira bitewe nawe. Umwana numwereka inzira nziza niyo azakomerezaho, numwereka inzira mbi nizo azagenderaho. Ese Pame, buriya sorry wenda ko buriya umubyeyi ashobora ko yaguhitiramo umuhungu muzabana cyangwa ntabwo yabikora? Amuguhitiramo, ariko se ubundi amuguhitiyemo gute? Ibyo bintu biba byabaye ni igeno ry'umuntu. Nimba wowe wenda ashobora kumitiramo uwo twabana, ariko njye namukunda, kandi tuzarwubaka gute se njye namukunda? Nzajya kwiringamo urukundo rwe kandi mfite uwo nkunda? Ntabwo bizashoboka. Ntihahandi uzasanga nyine uwo mugabo atanshimisha cyangwa uwo muhungu atanshimisha, muca inyuma nkajya gushaka wa wundi. Ariko nundeka nkashaka uwo nishimiye, yaba ari umwe uyora ibishingwa cyangwa yaba ari umukarani cyangwa yaba ari umusazi, njye mukunze birandeba. Ntabwo bikuba kuko ubu uri umubyeyi nyine akawe kaba karaciyeho, uba waragacishijeho, ndeka nanjye ncisheho akanjye. Ese Pame ko numva uvuga ngo kurya isi, uba wumva uzarya isi kugeza ryari? Kugeza ryari? Kugeza igihe nayizandira cyangwa kugeza igihe nzapfira. Ese Pame ugiye nko kujya nko mu idini cyangwa uvuze ngo ugiye gukizwa cyangwa se uravuze ngo ugiye kwegera Imana, ni nk'irihe dini bumva wajyamo n'irihe dini wumva utajyamo? Njye najya mu idini ry'abanyagatulika. Kubera iki? Kubera ko abagatulika ntago bajya bagendera ku bintu byinshi ngo bamere nk'abandi ngo ndambara ibitambaro, kandi bari abishushanya ntibo babi. Ariko mu banyagatulika upfa kuba ugiye gusenga Imana, nyine ugiye gusenga, wakwambara mini, wakwambara bucikopa, birakureba, ntawe kwitaho. Ariko ahandi ngo mu barokore ngo ntiwagenda udateze igitambaro, ngo ntiwagenda wisize verine, ngo ntiwakisigatiro, ngo ntiwagira gute se kandi ngiye mbishaka numva bindimo. Insengero zigira kode njye sinazijyamo. Najya muri za zindi nyine zitagira ibintu na bimwe byizitaho. Nimba naje nje gusenga, ndeka nsenge, ko gusenga ni ku mutima w'umuntu, ntabwo ari mpaka abantu bose. So Pame waririmba muri korali? Nayiririmbamo kuko nawe zinanayibamo. Hehe. Nigeze kujya kwa nyogokuru wanjye kubera ko ari umudiva, njyana mu bajiye, ariko narabikundaga cyane, bigezeho nyine nza no kubireka. Ese Pame iriya thumbnail bakoresha kuri filime ukina, nta soni ibiguteye cyangwa bumve ko yazakugiraho ingaruka nyuma y'uyu munsi cyangwa ejo n'ejo bundi? Nta soni njye byanera. Binera si ubwo nk'izihe soni? Nyine ndi kubikora kubera amafaranga, kandi biriya mba nyina ni ibya filime nyine, ntabwo ari byo mu buzima bwanjye busanzwe. Uzavuga azavuga uzankunda kubera ko yabonye biriya azabinkundira, utazabinkundira biramureba nanone nawe. Uzajya kugendera ngo uriya mukobwa ngo akiri ibintu ngo by'urukozasoni, ngo yagiye ngo kuri TV ngo avuga ibi n'ibi, ngo ntabwo ngo namukunda, azabireka kunkunda. Ubwo nyine Imana yangeneye azaza, natanaza so azigendere nyine, ubwo nziberaho gutyo nyine. Ako se Pame
nk'abantu bavuga ngo abakobwa mukina filime muri indaya nkawe iyo wisuzumye ubona uri iki njyewe niyo naba ndinda ku giti cyanjye ntabwo naba ndinda ku bw'abantu cyangwa indaya za buri mugabo wese. Kukaze pa. Oya. Ese ubundi igisobanuro cy'indaya uba wumva bishatse kuvuga iki? Ntabwo njye nabimenya uko wabibaza ababivuga. Simwe nagura tukanavuga ngo indaya. Ntago nyagutukangura inda uko sinzi indaya nakuze rumva ngo indaya ako nago nzi igisobanuro cy'indaya cyo gisobanuro cyo ngo wa beach nese ko no ku mazi bayita ku beach ubwo ngo nzaye kugutukangura iyi beach wowe uzabura ikivungiye kogamo se njye nakuze numva ngo indaya ubwo rose nagutukangura inda uko simba nzi indaya bisobanuro iki cyangwa indaya niki. Namvu nkubwira ngo buri muntu wese abindaya ku giti cye. Bashaka kukwita indaya wowe utari indaya ariko ukabareka cyangwa ukaba ibyo bavuga ngo ni indaya ufite impamvu uberayo indaya cyangwa bakavuga unumva ngo indaya ngo nabantu baryamana n'abagabo cyane. Nese ubu nimbara kuzibona nyoko ari mu bagabo cyangwa ari kumwe n'abagabo basambana ureba ubundi wese gute utazaba indaya ubwo nyine indaya umuntu ajya kuba indaya afite naho bikomora. Nese mama waba ari indaya naye waba indaya? Ntago mbizi nshobora nanjye gukora ndi indaya bitewe n'ibyo nabonye. Nese ubwo nimba umwana uri umuntu w'umugore ufite umwana w'umwaka cyangwa nk'uko umwana wanjye ari imyaka 2 n'igice umwana w'umuhungu cyangwa kenshi ni umukobwa nje kumuryamanira imbere ndazana abagabo batandukanye nsimburana. Nese ubwo uwo mwana azafatira iheso inyigisho nyine ari kubona nizo azakomeza afite ariko abaho azakura nyine azi ko ari ibyo ako nakura umwigisha ngo ibi ni bibi ibi ni byiza bizabasaho azakura nyine afite indi mico itandukanye. None Pamela wowe kabyara wowe kagira inka n'amafaranga ibintu ukina muri filime ugaragaza nk'ukuri indaya nyine ugaragaza kuri indaya ubumva biri gutanga ubuye butumwa muri societe nyarwanda muri ku mwana wawe wabyaye ku nshuti zawe ufite uba wumva intego ufite ari iyihe cyangwa ubutumwa uri gutanga ari ubuhe nkawe nka Pamela? Urabona akenshi nyina ndi umupolisi wa Zamburi cyangwa akenshi nkakina ndi indaya nsenya ingo z'abubatse urumva rero icyo mba ndi kurwanya ba bakobwa bajya kuba basenya ingo z'abandi kugira ngo na ba bagore barebereho babashe kuba bakwita ku bagabo babo kugira ngo batajya kubaca inyuma kuko kenshi umugabo azajya kuguca inyuma wabigizemo uruhare. Nese umugabo azataha nuhagera nurangiza umwereke ngo wananiwe wiryamire numwite urumva nyine azajya gushaka wundi umwita ko wundi ukeneye rare ukeneye mane afite icyo yaje gushaka akeneye amafaranga nyine azamwitaho nk'uko bikwiye. Ako nyine wa wundi wahaza imihago ukeneye kwirirwa areba televiziyo akirirwa aryamye umuhago nyine uzamukubita aryame ananirwe kwita ku cyamuzanye uko umugabo ntabwo yarabushatse ngo uze kwirirwa uryamye cyangwa ngo wo kumwitaho mubana kugira ngo umufashanye hagati yanyu. Yes, uwo ni Pamela niko wowe ubyumva nkwibutsa yuko ujya kuri Menya Nibi TV kandi subscribe ukore like ubundi gahunda zibashe kugenda neza ukurikirana ibintu byinshi babasha kukugezaho. Menya Nibi ni televiziyo y'abanyarwanda baba hanze bakina filime y'ikinyarwanda ariko ifite translation y'igifaransa then urayijyaho ubirebe ukande subscribe kuri Menya Nibi TV ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndetse unabakurikirane isa ku yindi umunota ku wundi. Natwe utugane kuri yawe TV tukwamamariza ibikorwa byawe ushaka kumenyekanisha ubundi gahunda zibashe kugenda neza ndetse n'ubujima bubashe kugenda neza. Ndacyari kumwe na Pamela wenda tugana ku musozo. Pamela ubaka kanya Imana iramutse kubajije ati ibyo naguhaye ndashaka uko nakuremye aba ariko ugaruka iwanjye umeze Imana wayisubiza iki? Nayibwira ati ntago bishoboka kuko byararangiye nyine uko wandemye ntago ariko nyemeze. Gira ubutumwa ugenera abandi bantu ubundi dusoza.
ubutumwa nabagenera si ubwo urashaka ko mbagenera nk'ubuhe ubutumwa nabagenera ba bandi batekereza ko biranyina hariya ari nabyo nzakomeza mvuga n'ahariho hose ntago ariko mbaho mu buzima busanzwe nta n'ubwo ariko meze icyo nkeneye ni amafaranga nyine kugira ngo mbeho n'umwana nabyaye azabone uburyo azabaho ejo he hazaza azabone iryo shuri ryiza njye nabonye ngo nige ngo ndirangize abone uwo mwenda mwiza cyangwa abone urwo rukundo njye nabonye ariko urwo rukundo arubone icyo nabashishikariza abantu bafite nk'abana bajye bagira inama abana cyangwa abana b'abakobwa babashe kuba babafata neza umwana n'umwereka umunabi cyangwa ukamwereka umutima mubi azakura afite igikomere ku mutima we n'ikizapfa no gushira ari nayo mpamvu njye mpora mfite uburakari mama wanjye n'ahari hose nashaka azabyumve nawe arabizi kuko n'ubu ngubu niyo amamagaye ndamubwira se urambaza iki mpita mukatira nkamubwira nta gahunda mfitanye nawe kuko ubu ngubu nyine yanyeretse ko atanyitayeho nanjye kubw'Imana iranshoboza ngeze ahangaha nditunze niya buri kimwe cyose ubwo rero buri mugore wese waba ufite umwana cyo buri mubyeyi ajya agira inama umwana we kuko biba byiza. Yes, Pamela wakoze kubana natwe. Namwe mwakoze cyane. Yes, ni yawe TV ngendi Emi nyawe nyarukira kuri Instagram yanjye following Emi2020 ubundi gahunda zibashe kugenda nisa. Ndabakunda, Imana ibaho umugisha, peace and love. I love you so much my people. Abari Burundi, Uganda, Tanzania ahantu hose ndabakunda cyane cyane abantu b'i Burundi. Respect you, respect us. Mwese ndabakunda, Imana ibahe umugisha.